Hello guys, mumeze mute. Let me hope you're good and fine. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the home girl, Guys, it's been long time. Yeah. Nari somehow busy, like nanubu ndacyari busy ariko I don't have to kwibagirwa ko nyine ngomba kuba ndi hano, sibyo? Firstly ndashaka kubashimira your patience, nyine marigiye kinini nta uploadinga because of many different reasons, ariko iyi remain nuko nyine ndakiga, and though nyine harabura igihe gito, hopefully mu kwa 12 uku turi kujyamo nshobora gusoza, and then nkaza ndi wese. Ariko nyine hari ikintu nshaka kubwira nyine abantu, hari abantu banje nyine hari abantu banje b'imbere indani nyine badahwema gukurikira The Youth TV. Iyo muhaye link uwo muntu nyine akayisharinga akayiha abandi bashuti be. God bless you guys. Ya rero nyine nago ndi buvuga ibintu byinshi cyane, ariko uyu munsi navuze reka mfate time nubwo ndi somehow busy, mbabwire ibintu ndi guplaninga, mbaganirize as usual. Ya rero nyine reka nongere ni introduce and then introduce my YouTube channel. This is your girl Shemsa, the hunter, the thinker, and the home girl, and this is The Youth TV. Ubushize nyine mperutse gukora video mbabwira ngo twabaye monetized, ariko nyuma yuko mba monetize nabaye busy. Guys, mfite impamvu nyinshi nyine nshaka kubabwira zatumye mba busy, ariko mfite many good news, mfite amakuru meza menshi atandukanye. Nankunda kwigira umuntu, nankunda kwigira umuntu nariwe bashaka nyine kubibereka nyine ngiye uyu nguyu nyine uhari. Hari impamvu nyinshi zituma tutaploadinga. Iya mbere nyine ikomeye nuko ndi busy, iya mbere ikomeye nuko ndi busy. Ariko murabizi mwese aya mezi turimo financially abantu bose ndabeshye umusa murabizi rero nkuko nababwiye mbere ko ndimo kurangiza, ndimo kwandika igitabo, and you guys pray for me bizarangire neza, mbe nanjye naba umuntu unyine ufite diplome ya danje. Ntago ari ya danje cyane, ariko umuntu aba yarabikoreye. Hanyuma nyine nimpuguka tuzakora, muzabona byinshi bitandukanye. Mbere yuko nyine nababwira a short ikiganiro kigufi nje kubakorera, ndashaka kuvuga nyine izindi gahunda dufite za danje muri December. Dutegereje ibikoresho bya The Youth TV, nta details nyinshi nabaha, ariko kuba tudakora turabakene you guys. That's why nyine twagize Imana, hari ibikoresho twenda kubona bizatuma tujya tubaha amakuru ku gihe, nyine igihe cyose mukeneye kubona amakuru, ibiganiro tukabasura n'ibindi bisanzwe. Ariko you guys wait, bizaza in this December, nta gihindutse tuzatangira kubaha ibintu bya danje. Hanyuma nanabatumira nubwo ntabaha nago nabaha itariki nko mu kiganiro cya gatatu turutse kuri iki, muzagikurikirana neza, nzabaha itariki dufite ikintu nakwita nka show. Yagira umuntu n'umwe uzacikwa, nzabi invitinga officially, mbahe invitation. Dufite show, The Youth TV ifite show izaba in muri December iri kurangira mu matariki ya nyuma. Tuzabaha show, tuzabarisha umwaka, you know what it is. Nzabatumira mbabwira aho bizabera, bamugani bakabera, nzababwira aho icyo gihe bizaba byabereye, nzabaha n'itariki, sibyo? Kugira ngo nyine tunatahe n'ibyo bintu, come on, tunatahe n'ibyo bintu, tunatangize ngiye ko nabivuga ni nko gutangiza The Youth TV. Nyine ari abantu batazi ibiboro bya YouTube channel, and then akabona kuri uyu muntu washizeho ngo nabaye monetize, akavuga yabaye umukire. Guys, sigaye nkwana n'abantu ngo ngo wamaye ku mafaranga. Umva guys, naga amafaranga iyo umuntu abaye monetize naga abonye amafaranga. Abantu benshi barabizi, ariko abantu batabizi bazi ko umuntu abaye umukire. Ako nimufasha nzaba umukire kandi nkira nzabakiza. Rero ukuntu bimeze, nabaye monetized, ariko dukeneye gukora, tugakora cyane. You guys, you have to help me, mukamfasha tukabona some views, kugira ngo iyo wabaye monetize amafaranga nyine ni views, ni mwebwe nyine, ni mwe banjye, ni mwe mfite kugira ngo mbone ayo mafaranga, kandi ni nyamura namwe nzaraho. Rero
nkuko nari mbivuze muri December dufite ikirori cya DSTV like ni nko kwitangiza. Impamvu nzavuga byinshi muri icyo kirori n'abandi bantu bazaba baje bazavuga ibintu byinshi, ariko nyine icyo kirori like tuzaba murikira bamwe mu bantu tuzaba tugiye gukorana, tuzamurikira ibintu byinshi tuzaba tugiye gukora like nyine DSTV zaba yavutse nibwo izaba itangiye gukora like tuzaba dufite like tuzabwira ibintu byinshi, tuzabwira ukuntu tugiye kujya tujya mu ntara and then like mwenda bararitse ntimuzabure cyangwa mukererwe, nzababwira itariki vuba. Hanyuma rero ikindi kintu nababwira cyarambabaje nyine iki kintu niyo mpamvu nashatse gukora akaganiro gatoya ngo nyivugeho. You guys mufite ikihe kibazo niko navuga. Nyine twese dukunda gukoresha social media. Nakibonye hashize iminsi nyibonye niyo mpamvu navuze nyine nakivugaho. Nyine ngo muri depressed ngo ibiki n'ibiki ngo urubyiruko ngo bururi indera ngo rwinshi ngo barwaye depression. Nago nakiyemera like nago narika kubivuga kuko nyine navuga ngo ukiza indwara arayirata like it's been long time. Nanjye ibyo navuga ko byambayeho gusa nago byangumanye nyine, ariko ikintu nababwira depression like umuntu arayitera you know. Hari impamvu nyinshi cyane zitera depression, ariko nyine like from my point of view nekereza ko umuntu ayitera. Njye mfite friend of mine turi mu myaka imwe, ariko nyine like ni nka example ngiye kubaha nyine ku buryo nyine mwumva ko a big part depression umuntu ayitera. Nyine sinavuga arashaka amafaranga, twese turashaka amafaranga, bino dukora tuba dushaka amafaranga, tukiga kugira ngo tubone amafaranga. Every single action like umuntu wese ikintu cyose akoze aba ari gushaka amafaranga kugira ngo azabeho, umuryango we uzabeho, n'abandi bose like n'abamukomokaho n'ababyeyi n'iki. Ariko nyine hari ikintu mutazi, nyine uwo muntu w'ishiti yanjye aba yumva yakura buri kimwe agabona amafaranga, ari gupanga ngo mu mwaka umwe cyangwa amezi 6 ngo azabona imodoka. Like njya mubwira come on, uri gushaka kubona imodoka, mbese papa wawe kafite imyaka uzi uko ingana myinshi ko ari wo muti wanyu, mama wawe kafite imyaka uzi afite ese arayifite. Ikindi njye nyine nk'urugero konzi abantu nzi bafite ayo mamodoka like ni abantu bakuru you know, na shortcut yo gukiribaho. Rero hari iki nyine sinzi nyine byarambabaje kandi koko biri kuko nyine like it's narabye experience nze come on. Njye na like ntago byamfasha amezi menshi ariko byambaye man. Depression nicyo kintu kibi cyambere kibaho, nturyama nturya ntutekereza, uratekereza like uburi muri dilemma y'ubuzima. Nyine nicyo kintu kibi kibaho kandi nyine abantu benshi barayifite. You guys nyine sinavuga ibiboro byinshi gusa icyo nababwira depression muri kuyitera na shortcut yo gukiribaho. Iyo shortcut nayibaho nushaka gukira ni handi uzarwara depression ukitura hasi ugapfa, cyangwa se niyo utafa. Nge like ubuzima bwa depression nibwo bubi kuruta ngire ngo kuba umuntu yapfuye. Muri aba depressed kubera iki? Turi batoya ndeka niyo waba uri mukuru like ikintu cyose kiba ku gihe cyacyo you know. Nago wavuga ngo urabyutse mu gitondo ngo urakize ukuntu ibintu bizatubaho. Sure ndi kuvuga ngo ngiye kurangiza kaminuza, nzarangiza kaminuza nshaka akazi nkabure, nkore business failing, nkore indi failing, ariko niba ndi umuntu uzabona amafaranga, niba mfite iyo desite yo kubona amafaranga nzayabona igihe kigeze you know. Rero kumva ko nyine uri bubyuke mu gitondo ugakira ntihandi ya depression izaba, sibyo? Nyine ngiye nk'inama nagira nk'abantu tungana, abanduta like you guys niwumve ko nyine ikintu cyose utekereza ushaka uhita ukibonera igihe. Ibintu byose bitaking time, ibintu byose bisaba igihe kugira ngo bibeho like abantu bazi YouTube channel yanjye like kugira ngo mubone iriya video ngo nabaye monetize like byamaze igihe kingana gute. Wowe like icyo nagusaba wowe uri kuri iyi video wicika intege mu bintu uri gukora ariko wivuga ngo buracya bikunde. No nago bishoboka. Ibintu byose bifata igihe nyine kugira ngo ibyo bintu bibi byama depression n'ibiki bireke kubabaho. Nyine mwumve ko like ibintu byose bisaba igihe.
ibintu byose bisaba kubitegura ariko nyine nkuko twese tubizi nago depression iterwa na ntuza gusa nagiterwa na n'ibyo bintu gusa mvuze gusa niyo big part nta muntu ukwiye gukontorora ubuzima bwawe wenyine kontrola ubuzima bwawe umenye ngo hari biboro bita list nyine ku listinga everything nyine icyo uri bukore nyine biri mu bintu byamfashije kuva muri ibyo bistaff ntago nshaka gusubirayo ahantu narindi ariko nyine birafasha fata nyine time yawe ufate dal cyangwa pen and paper wandike nyine niba ari uyu munsi mu gitondo akora iki nkora iki and usetting a long term goals uvuga ngo mu gihe kuva uyu munsi kugera mu myaka ingi nzaba ngeze kuri iki sinabikora gute we programming kandi uje faith kuko nutagira faith ngo byizere ntago bizakunda sibyo nyine wiyizerere moto hanyuma nyine hari utundi tuntu duce nyine dutera gusa nyine nubwo two natwo to mu bintu bitera depression ako natwo tuza uri depressed baravuga ngo inzoga ngo abana ngo babyariri batoya ngo family history ngo personalities and everything ibyo bintu byose bituruka kuri depression you can't be depressed ngo ujye muri izo nzoga n'ibiki utagize nyine already iyo depression iba yabayeho. So you guys, thank you for watching me. Icyo nababwira nyine nzakomeza nare babwire nzabaha date ibintu nyine nzakora n'igihe nzabikorera ariko you guys fight this depression ni wenyine ni wowe uzayifighting ndakunda cyane rero naho utaha. This is your girl Shemsa.